Ngewe siko impamvu naje mvuga nk'aba mupadiri ni inyama ndayizi. Igifaru cy'Ubuganda. Ni igifaru cy'Ubuganda. Nicaye aho nari ndi ku nzira. Nakiriye iyi baruwa. Iyi ngiyi. Byari. Hambere. Niyo mpamvu nagwanga imaze iminsi. Kandi ubona ko ariyo ku itariki ya mbere koko. Nakira mu matariki angahe ntibuka. Umuntu aranyandikira arambwira ngo Scovi ngo wamenye breaking news ko noneho akakibiriga gashobotse. Umuntu usanzwe wigendera. Umuyobozi wicaye muri iyo nama uvuga barema abantu bahangayitse. Ya nama y'umutekano itaguye. Oya ntago nzi niba apani y'abasirikare. Inama y'akarere. Na komite yayo. Umwe mu baraho. Anyandikira ryo. Simba beshye nabaye nka wa muntu muri bibe niho bavuga ngo yazibiranyijwe n'uburakari. Nzibiranywa n'uburakari ntazi inkomoko. Nkisoma. Ndanje ndamubwira wowe nk'umuyobozi. Mugenzi wawe niba hari ikosa yakoze kuki utarimo kumufasha kurikosora ukaburi mu mpuruza ngo nze hanze mvuga ibi bumve ko bicitse akakibiriga karashobotse nicyo washakaga cyangwa urashaka ko akosora. Ndamubwira rero mu nkuru ntangaza kabone nubwo yaba ari ukuri aya matiku nkaya ntabwo njya nyabonera umwanya shaka undi wabahaye nimero bakajya bayanyihera. Ndamubwira nti kandi urumva bakajya bakwihera amatiku bajya bayanyihera. Jonathan akomeza wumve. Ndaramubwira nti kandi aya matiku urumva wowe uri umuyobozi hari ikosa ryabereye mu karere kugira ngo urikosore urashaka ngo baritarange sibyo. Umunsi rizaba ryataranzwe bitewe n'urwego rigezeho nawe nzakuzana ku kibuga kugira ngo abantu bamenye umuntu bakorana. Impamo ya Mungu katurebe ikiri mukurikiye nawe ndamuzana kugira ngo abantu banamenye bati kibiriga yakoze icyaha wenda banamuha igihano banamwirukane bamukoreye byose ariko bamenye ko usigayemo atari umuyobozi ari iki ari umurezi w'abandi kandi agamije kwerekana ikibi aho kugira ngo gikosore. Ngewe icyo nemera ikosa haba n'icyaha by the way ariko umuntu mukorana akwiye kwihutira kukubwira ngo nyabuna kosora wenda ahubwo wewe ukamubana kagarara ukamenyesha izindi nzego uri muribaza nk'aba minisitiri mu biro bicaranye iza minisitiri zigiramo aba minisitiri babiri minisitiri akajya kwandikira akwereka defo ya mugenzi we ngo tabaruza urukundo adashobotse. Uri muratekereza iyo nkuru ntago nayitangaza. Ndamubwira nti nubwo adashobotse wowe uri mubi kumurusha kuko ntubasha gukosora ntumufasha ngo ashoboke ntunere kuba bahaye akazi ko adashoboye kugira ngo babahe ushoboye ahubwo uragira ngo ariko umuryango utazimuye urazima. Iyo miryango yiwanyu izimura rero twebwe iwacu mu rugo dufite ko duhana abantu ayo mazimwe yiwanyu nta muryango utazimuranira rwose ubaho kugira ngo utazimanye cyari kugizwe n'ibirage. Oya mufite amagambo mabi. Ibi rero reka tureke turebe mintu bumwe irabifata nko gupfobya. Ubwo ariko nanjye mo hagati nigeze kwandikira president w'inama njyanama naje kumwandikira ibaruwa ndamubwira nti muraho nitwa Jonathan umunyamakuru wa BNB FM mu mwezi mwadufasha kumenya kuri iyi baruwa ya Meya Kibiriga yiswe yo gupfobya genocide yakorewe abatutsi muri 1994. Ibaruwa nayimwandikiye kwa kabiri noneho nako iyi message nayimwandikiye kwa kabiri aransubiza bukeye bwaho kwa gatatu arambwira ati mwiriwe neza ukuri kwibaruwa ye ni ukuzi. Muramwumva ukuri kwibaruwa ye ni ukuzi. Icyo twizeza abanyarwanda nuko ibyo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amaze kubaka mu bumwe bw'abanyarwanda ntawe uzabisenya tureba icyo byasaba cyose. Murakoze. Reka basuhuze kandi bayikaze mwebwe mudukunda kandi mudukurikira kuri Iwacu Info tubagezaho amakuru cyane cyane avuga kuri société politique. Nitwa bavuga neza Jonathan kandi nkabashimira uruhare n'umusanzu wanyu mu kudushyigikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Uyu munsi nje ntari bubatindire ni breaking news ku makuru mwari mwabonye cyane ashingiye ku ibaruwa zaturutse muri njyanama y'akarere ka Rusizi ariko intangiriro igafata umuzi ku ibaruwa yanditswe na Dr. Kibiriga Aniseti uyobora akarere ka Rusizi. Ni ibaruwa yaje gufatwa nk'iyari rimwe imvugo zihakana zipfobya cyangwa zipfobya genocide kitwa denial ariko bamwe bakavuga ko iyi baruwa yaba yarayitezwe kuruta kuba ari yamuturutseho bwite
ayo makuru twakomeje kuyabona mbere aravugwa, nyuma ibaruwa ziza gusohoka bikavuga ko yari yatezwe, ubundi bakavuga ko muri njyanama batari guhuza. Uyu munsi nkuru ya none irashingira rero ku nama yikubagaho iteranye mu karere ka Rusizi. Nyine inama yatangiye saa 3, igihe soreza byo nta wabimenya, agahanga umugabo kabara yari. Ubwo rero iby'iyi nama njyanama nibyo tugiye kujyaho, ariko ntabwo twagaruka kuri aya matangazo yose by'akanya gatoya tutagarutse no kuri papier jaune mwaraye mubonye ishyira mu mwanya umuyobozi wa Rika uwari uriho by'agateganya kavaho. Uwo nguwo ahuzwa n'ibiri kubera muri njyanama ya Rusizi icyarimwe n'ibiri kuba kuri meya w'akarere ka Rusizi Dr Kibiriga Aniseti. Reka tujyane muri aya makuru rero. Inkuru ya byose itangira ubwo hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu, maze umuyobozi w'akarere ka Rusizi akandika ibaruwa. Yari ibaruwa yamenyeshaga inzego zitandukanye zihagarariye abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, inzego zayibuka kuva ku murenge, mu mirenge itandukanye y'imirenge itandukanye igize akarere ka Rusizi, ngira ngo yaba ari 17 niba mbyibuka neza, nsuhuza birusizi cyane. Iyi baruwa rero ubwo izi turabanza tubanyuriremo muri aya matangazo ku batarayabonye, none nyuma yo kunyura muri aya matangazo nibwo tugerageza kubihuza na papier jaune, tunababwira icyari gihari cyose. Ibindi byo nukuza kubyitega, wenda tukaza kubabwira mu yindi breaking news. Iyi ni baruwa yanditse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2024 nkuko nari mbibabwiye. Yari yanditswe na karere ka Rusizi, isinywa n'umuyobozi w'akarere ka Rusizi bien sûr, Meya Kibiriga. Aravuga ati shingiye ku myanzuro y'inama itegura kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 mu karere ka Rusizi, yabaye ku wa kane w'itariki 8 z'ukwezi kwa 2 2024, ikemeza gahunda izagenderwaho mu kwibuka mu minsi 100 nyuma yo kuyoherereza meno bumwe. Tukaba twaragiye inama ibikorwa byose byo kwibuka ku shuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 bitagomba kurenza ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Niko orere ingengabihe yo kwibuka kuri iyi nshuro, mu gihe twibukaga iminsi 100. Nyine murabizi iminsi yo kwibuka ni 100, ariko ibanzirizwa na cya cyumweru cyo cy'icyunamo. Noneho rero bavuze kugira iminsi aho kugira ngo yuzure iminsi byarangiraga mu kwezi kwa 7, ariko ngira ngo ku itariki enye bihuzwa n'itariki yenyewe urugamba rwo kubohora igihugu rwari rurangiye. Kuri inshuro ntabwo iyi ngenga bihari kizagenda habaye mwirengayobora, abasesengura bakagenekereza ko bigakekwa ko byaba bishingiye nanone kuri kalendriye dufite yo mu kwa 7 ya NEC yo mu amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite. Hanyuma rero meya ati nshingiye kandi no ku matariki yanyu, aha niho ruzingiye, nshingiye ku matariki yanyu y'umwihariko ari hejuru y'itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, mbandikiye mbatumira mu nama yo kwemeza amatariki tuzibukira abanyu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, abanyu yakorewe Abatutsi muri 1994, ku wa mbere w'itariki 4 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Mugira amahoro. Dr Kibiriga Aniseti, umuyobozi w'akarere ka Rusizi. Bimenyeshejwe umuyobozi w'akarere wungirije bose, kubera ko haba hari economique na affaires sociales, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere, umuyobozi mukuru w'imirimo rusange mu karere, bwana muyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere ka Rusizi. Iyi baruwa rero abantu baje bavuze ko batayishimiye kubera ko ari agatare ari amagambo arimo. Ati mbandikiye ku matariki nshingiye ko amatariki yanyu y'umwihariko ari hejuru ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, mbandikiye mbatumira mu nama yo kwemeza amatariki twazibukiraho abanyu. Rero iyi amatariki yanyu abanyu, abantu bafashe ya magambo nk'amagambo ahakana
apfobya, yego, amagambo apfobya jenoside, arimo arumvikanisha guhakana no gupfobya, kwiyumvamo nk'ikibazo nk'aho kitamureba we. Ni ukuvuga ubundi kominote cyangwa sosiyete yose yabayemo jenoside yibasiye ubwoko, itsinda, idini cyangwa iki byose, ntabwo uba ari umwe, ntabwo iryo riba ari ishyano ry'itsinda ryibasiwe, ahubwo riba ari ishyano rya kominote yose. Rero sosiyete nyarwanda iyo tugeze kuri jenoside yakorewe abatutsi, ni umugogoro w'igihugu cyose, ni ikibazo cya buri wese, ni akababaro ka buri wese. Niyo mpamvu imvugo zikuramo. Ubundi iyo tuvuga kuri jenoside buri wese abarimo, kuko buri wese yagizweho ingaruka. Rero bati noneho meya noneho yaje yakoze ishyano kubera ko no kwibuka banyu, ayo matariki yanyu mwapanze yanyu, bati meya rero. Bamwe batariko meya yasinyiye ibaruwa yabigambiriye, bati niko asanzwe, abandi bati ntabwo ari kasanzwe ahubwo n'ubusanzwe meya nuko yibereyeho. Urumva rero bati n'ubundi twari dusanzwe tugora. Mbibutse ko ari dogiteri. Hari byinshi byagiye bivugwa rero. Nyuma y'iyi baruwa rero, nyuma y'iyi baruwa hahise hasohoka indi. Yego. Nyuma y'iyi baruwa hahise ko hasohoka indi. Iyo yindi yasohotse noneho ni baruwa yari yanditswe n'ubuyobozi bw'akarere. Noneho ubwo indi yasohotse ku itariki 8 z'ukwezi kwa 3 2024. Umuyobozi w'akarere ariko ntaye dutarutsemo, kuko hari indi yasohotse ahubwo imusaba gutanga ibisobanuro. Njyanama y'akarere ka Rusizi yamusabye gutanga ibisobanuro, akiregura, agasobanura ziriya mvugo yari yakoresheje. Noneho meya aza kwandika ibaruwa rero. Iyo baruwa bwana umuyobozi w'akarere ka Rusizi, nibyo y'akarere ka Rusizi, noneho yasabaga ibisobanuro, gusaba ibisobanuro no kwamagana inyandiko idasigasira ubumwe bw'abanyarwanda. Bwana muyobozi w'akarere, ubuyobozi bw'akarere, ubuyobozi bw'inama njyanama bushingiye ku ibaruwa iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, mwandikiye komite yayibuka mu karere n'izindi nzego, cyane cyane mu gika cyayo cya 2, aho ugira uti mbandikiye mbatumira mu nama yo kwemeza amatariki twazibukira abanyu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Iyi nyandiko yawe yo ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 3 2024 igaragaza ko wowe bitakureba, none ikomeje kubabaza abanyarwanda bose, by'umwihariko irashengura abarokotse, irashengura abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mbibutse ko ntabwo bakivuga abacitse ku icumu, ahubwo ikinyarwanda cy'uyu munsi kigezweho ni abarokotse jenoside, apana bacitse ku icumu, abarokotse jenoside. Ubwo ahangaha naho akarere ka Rusizi nabo ntabwo bari bafite uwo kubayungururira. Ati inyandiko rero yanyu yababaje abantu, by'umwihariko kuko yumvikana igaragaza ko we bitakureba, ikomeje kubabaza abanyarwanda bose, by'umwihariko irashengura abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Umuyobozi niwe ukwiye gutanga urugero mu kubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda. Indi nyandiko yawe yo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 3 2024 wanditse usaba imbabazi, uryita ikosa ry'imyandikire, ugasobanura ko habayeho gukoresha amagambo adakwiriye. Noneho nyuma yo gusesengura akaba ari bwo wabonye ko ari amakosa, ukabona gusaba imbabazi. Nawe kandi urabizi neza ko atari ubwa mbere, kuko
no mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 29 mwataburuye umubiri w'umuntu utarahigwaga mu gihe cya jenoside mu murenge wa Nyakabuye mu gukuraho wari ushyinguye neza mu rugo iwe noneho mu wujyana mu rwibutso rwa Nyarushishi utunganyiriza hamwe n'iyindi mutunganywa hamwe n'iyindi mushaka kuwushyingura mu cyubahiro. Hari kandi amagambo akomeretsa yatumye abantu bahungabana yakoreshejwe n'umwe mu bayobozi b'akarere ku rwibutso rwa Nkanka aho yavugiye mu ruhame ko abaturage bahuriye mu nama no mu muhango wo kwibuka. Mbandikiye rero nkwandikiye nkusaba gutanga ibisobanuro mu nyandiko kuri iyo migirire itari myiza ihora igaruka mu bihe byo kwibuka kandi bizaganirwaho igihe inama njyanama izaterana. Inama njyanama yamaganye kandi yitandukanije n'iriya nyandiko n'indi migirire mibi yose iboneyeho n'umwanya wo guhumuriza abari kuyibona bakababazwa nayo bose bakomeze bihangane. Iyi ni baruwa yanditswe rero na njyanama y'akarere ka Rusizi bikavuga ko perezida wa njyanama ari we wari uri inyuma y'ibi byose. Bamwe bati Dr Anicet Kibiriga yaratezwe kubera ko kamem umuntu ufite titre ya docteur siwe wangwa mu ikosa rya ririya by'umwihariko meya w'akarere usanzwe ari umushakashatsi ufite n'inararibonye ritandukanye batashobora kuba yaratezwe. Abandi batese kuki yatezwe agasinya inyandiko atasomye interegituweri nka docteur kuki yasinye inyandiko atasomye. Abandi bati n'ubundi hari hasanzwe ibibazo bari baramuhize baramuteze. Niba mubyibuka neza muribuka igihe ry'iyeguzwa ry'abameya mu minsi yashize yabaye mu kwezi kwa 5 no kwa 6 gutyo kugera mu kwa 7 ngira ngo ku mwaka washize. Icyo gihe hari ya mini Tour du Rwanda yari ya Junior Tour du Rwanda yabaye muri ayo mezi ubwo byaheraga muri Rubavu bikomereza Rutsiro Nyamasheke. Muri icyo gihe hari ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga bati what is next. Bamwe bakavuga bati the next is Rusizi. Akarere ka Rusizi niko gakurikiyeho, ariko bamwe bakavuga nyine ko byose byari bishingiye kuri intano amatiku, byari bishingiye ku matika rimwe imbere mu kudakorana. Ubwo wabyibuka neza yahita yibuka ikiganiro kigeze gitanga na meya Mureka ex meya Murekatete Trifoze hose ayobora akarere ka Rutsiro nyine we wakuburanywe na njyanama yose, aho yavuze nyuma yaje kumvikana mu itangazamakuru agaragaza uburyo mu karere biba bitoroshye nubwo atari we wenyine ubivuga. Hari n'abandi bameya bagiye abyanyuze muri uwo mwanya bagiye bumvikana babivuga. Abo umuntu yakibukamo nk'uwitwa Aimable Hoza ayobora akarere ka Kamonyi, wabavuga bo ni benshi, bakagaragaza uburyo muri hari abakora baba batumvikana. Umwe arashyiraho itafari undi agahirika, umwe arashinga umusinyi undi agakuraho, umwe agira gutyo undi agakuraho. Cyari ikiganiro kirekire mubanze mu birebe baganiriye na bagenzi banjye barimo Ukwezi, barimo Umuryango ngira ngo, ariko nanjye ari ikiganiro twigeze tugirana muzakirebe ku muyoboro wa Megapex. Ni inkuru nari nakoze ijya kubamo ndende ku muyoboro wa Megapex TV. Murebe icyo kiganiro kiriho, ariko akavuga ko nyine hari mutuntu. So akarere ka Rusizi rero nako karimo urundu ntabatindiye. Ubwo ibaruwa ya meya yari yanditse asaba imbabazi yo ntabwo tujye kuyigaruka ko n'ubundi iya njyanama irayikotinga. Bivugwa ko hari abantu bamwe bo muri njyanama ya Rusizi ndetse bikekwa ko aribo bari barimo n'uyu presidente wa njyanama y'akarere ka Rusizi yagiye yandikira bamwe mu banyamakuru ababwira ati ariko iyi nkuru ko mutayikora, akamufodinga impapuro atari iyi nkuru, akamuhiza impapuro zituri gusoma atari izi nkuru ko mutazisoma. Bamwe mu banyamakuru rero wenda bitewe n'umurongo bakoreramo n'ukwemera kwabo n'ibyo batangaza barabyihorera baba babiretse. Babonye itangazamakuru ritihutiye gushyira hanze izo nkuru, noneho babicisha mu mbuga nkoranyambaga za groupe WhatsApp n'ahandi zirihuta rero. Ariko byose bari bagamije gutwika uruhira. Ubivugwa bari bagamije gutwika uruhira. Nagerageje kuvugana nabo mu karere ka Rusizi imbere muri iyo saga yose, ariko abo muri njyanama twavuganye ntabwo bankundiye tuvugana. Navuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama njyanama y'akarere ka Rusizi, ambwira kuko nimero ze ziri kuri aya mabaruwa, ambwira ko atari gushinzwe kuvuga ko bamushyiraho nka reference ariko katavuga. Mvugana na presidente wayibuka mu karere ka Rusizi, noneho wambwira ko
nawe iyo baruwa yayibonye gutyo, ariko ko yabonye ko ryaba ari ikosa cyangwa kwibeshya umuntu kumwe nyine asoma nuko ajagaraye atabanje gucekinga neza, ariko ko atabona uko basanzwe baza n'iseti. Yambwiye kuko basanzwe baza n'iseti Dr. Kibiriga meya wa Rusizi ko meya rwose atakora atapfobya jenoside yakorewe abatutsi muri ubwo buryo, kandi kwibuka n'igikorwa rusange. Jenoside yakorewe abatutsi n'umugogoro w'igihugu kuruta kuba ari umuntu umwe, n'ubwo iyo bigeze ku barokotse nyine ho haba hari umwihariko kameme. Ariko jenoside nk'uko natangiye mbibabwira, jenoside aba ari amateka y'igihugu cyangwa sosiyete yose yabayemo uwo mugogoro, kuruta kuba wabyita ko ari umwihariko cyangwa ari ibintu umubabaro, kwibuka n'ibindi, gukumira, kuba wakibwira ko ari umwihariko w'itsinda ryibasiwe cyangwa ryakorewe jenoside. Rero presidente wayibuka burya nambwiraga ati twabibonye gutyo, ariko twatekereje ko ari ukwibeshya, ariko bikavugwa ko nubwo abo mu nzego zayibuka bo babibonye gutyo bakoroshya ibintu nyine, ariko muri rya nama y'akarere ka Rusizi ho ngo ibintu byari bicika. Bati meya yari none harimo n'undi wakoresheje imvugo ivuga ngo turamukize. Bigatekerezwa ko ari uyu presidente waba waranditse yandikira bamwe mu byavugwaga, bavuga bati turamukize, ariko bikagaragara nyine ko yari asanzwe n'ubundi bamuhiga. Ababyibaza bakavuga bati ubundi urinda yuvuga ngo turamukize, kameme iyi baruwa meya siwe wiyandikira, afite secrétaire, bivuye kwa secrétaire, agira ushinzwe itangazamakuru, bagira njyanama nayo ubwayo igomba guterana, ari nayo njyanama ngira ngo niyo nkuru, imyanzuro ya njyanama niyiza ari finale. Ese iyi baruwa yarenze izo nzego zose iratambuka igera hanze? Ese mu kirokore nyine mwakire neza ijambo ry'Imana, mu kirokore baravuga ngo kubana neza kwabo barahugurana. None se niba mubanye neza mukaba mukorana neza nka ekipe, byo kuki aka kantu mumaze byashoboka ko ekipe yose nyobozi y'akarere ka Rusizi iyi nyandiko yabacitse mutabibonye? Ababivuga ababyibaza batyo bakabona bigoye kw'iyi nyandiko, ibyo n'umuntu wari we wese usanzwe yibonera akabibonamo ikibazo. Biragoye ko ekipe yose ekipe administrative y'akarere ka Rusizi iri kosa nanjye ngikosa dega nk'iyi yabacika mu nyandiko, hakajyaho kashe n'amasignature bigasohoka. Ikindi kandi iyi baruwa yanditseho ko iyi baruwa yanditseho ko ari akarere ka Rusizi, meya aza gushyiraho signatire, ariko yanditse antitre y'akarere ka Rusizi, apana meya w'akarere ka Rusizi. Bishatse kuvuga ngo it involves the entire team of the administration. Hanyuma rero nkuko nari mbibabwiye nyine dutangira, nababwiye ko iki kiganiro turi bugishingire cyane ku ibaruwa ya noneho n'inama rukoko iteranishije njyanama y'akarere ka Rusizi. Ibaruwa ivuga ko akarere ka Rusizi nyine inama njyanama y'akarere ka Rusizi bati bwana madamu mugize inama njyanama y'akarere ka Rusizi, impamvu ubutumire mu nama idasanzwe y'inama njyanama y'akarere ka Rusizi. Bwana madamu, nejejwe no kubandikira mbatumira mu nama idasanzwe y'inama njyanama y'akarere ka Rusizi izaba kuwa gatandatu w'itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu 2024 saa 3 za mu gitondo. Ubwo ni mu masaha ya mu gitondo mu biro by'akarere ka Rusizi. Ku murongo w'ibyigwa hari ingingo ikurikira: 1. Hari ugusuzuma ubwegure bw'umuyobozi perezida w'inama njyanama ku mwanya w'ubuyobozi bw'inama njyanama y'akarere ka Rusizi. Mbashimiye ubutumire. Iyi baruwa yasinywe hifashishijwe digital cyangwa se digitally signed by Kwizera Giovanni Fidel ku itariki date 14, yanditse ku itariki 14 bashyiraho n'amasaha, ku itariki 14 isaa 8 z'igicamunsi amasaha y'ikigoroba. Kwizera Giovanni Fidel, vice president w'inama njyanama, bimenyeshejwe bwana guverineri w'intara y'Uburengerazuba, bwana umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rusizi, bwana umuyobozi w'imirimo rusange
mu karere ka Rusizi. Aha rero none naho tugiye kujya twajya muri actuality ariko which is pending, actuality iri pending. Njyanama akarere ka Rusizi barateranye bariga ku bwegure bw'uyu perezida. Uyu perezida w'inama njyanama, presidente ngira ngo ni umugore, uyu presidente w'inama njyanama uyu niwe uri inyuma ya ziriya, bivugwa ko biravugwa kari uri inyuma ya ziriya baruwa zose mu mugambi wo guhirika Kibiriga. Ejo mwabonye papier jaune yasohotse ishyira undi muyobozi muri rika. Uyu muyobozi washyizwe muri rika yasimburaga uw'agateganyo, uwo w'agateganyo naniwe presidente w'inama njyanama y'akarere ka Rusizi. Gusimbuzwa kwe kuri uriya mwanya byaba bivuze ko niba wenda ari busigarane undi mwanya cyangwa se niba yakuweho. Ntabwo papier jaune ibiro bya minisitiri w'intebe byasohoye iyi baruwa ntabwo byatanze claire, byaje byimika kuruta kutwereka uwo byimuye, icyo azize n'icyo ahowe n'icyo anenzwe. Nubwo hari ikindi gihe bikorwa muri papier jaune ariko kuri inshuro ntibabikoze nabyo. Ngira ngo ubwo nk'abahinga baba bazi impamvu babikoze batyo. Reka tugirebe. Ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo y'112 none kuwa 15 Werurwe 2024 nyakubahwa perezida wa Repubulika yagize Dr. Marco Cyubahiro Bagabe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa ku bucuruzi no kurengera umuguzi RICA. Dr. Marco Cyubahiro Bagabe yasimbuye nde? Reka dukomeze twumve. Mu byo abandi banyamakuru bagerageje gukoraho nk'inshamake y'ibi byose turi kugarukaho, harimo umunyamakuru, umuyobozi w'ikinyamakuru Umuryango yitwa Joseph Hakuzwumuremyi. Ku rukuta rwa Twitter yanditse ati Madame Beatrice Uwumukiza waraye wirukanwe ku mwanya w'umuyobozi w'agateganyo wa RICA. Amakuru ava Rusizi aremeza ko yamaze no gusezera ku mwanya wa presidente w'inama njyanama y'aka karere. Vice Perezida wa njyanama Kwizera Giovanni Fideli akaba yatumije inama njyanama idasanzwe kuri uyu wa gatandatu. Amakuru avuga ko ahanini ariyo kwiga kuri ubu bwegure bwa presidente wayo. Abyibwirijwe mu izina rya njyanama, abyibwirije mu izina rya njyanama yarayoboye entre parenthèses, umunyamakuru yabishyize entre parenthèses ati binanyuranije n'imikorere y'inama njyanama. Madamu Uwumukiza yaraherutse kwandikira Meya Kibiriga ibaruwa imusaba ibisobanuro ariko inamushinja ibyaha byanamucishaga umutwe. Ubwo byaba bivuze ko iriya baruwa yasabaga Dr. Meya w'akarere ka Rusizi Kibiriga Niseti imusaba ibisobanuro kuri ya yindi yanditse twahereyeho, yagaragaraga yumvikanaga mw'imvugo zipfobya jenoside yakorewe abatutsi. Noneho uyu presidente w'inama njyanama Uwumukiza Beatrice aza kumwandikira iyo baruwa amusaba ibisobanuro nka presidente cyangwa se nka Uwumukiza Beatrice. Kandi ubundi bisobanuro ubwo mbaye numva neza ibyo Joseph avuga, ubwo muraza kumfasha muri commentaire munsubize. Tuba tuganira nababwiye ko tukiri kunononsora uburyo bwacu, biradusaba imbaraga n'ubushobozi na equipe ngari, kandi no kugenda buhoro buhoro nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Ariko ubundi gahunda yacu nuko hari ibiganiro bimwe tuzajya dukora biri live, aho tuzajya tunashyira tukanubaka n'uburyo twagira imiyoboro ifatika ku buryo buri mwese hirya no hino umuntu ashobora kugira uruhare mu kiganiro, kuko nibwo buryo bwacu. Ntabwo itangazamakuru ry'uyu munsi nigeze gukoraho muri education bagiraga icyitwa ngo Rena Centered Method. N'uyu munsi muzajya mubona ko n'imiyoborere iriho u Rwanda rwubatse ni tarekera uruvugiro microphone nidaha ijambo umuyobozi gusa, ahubwo n'umuyoborwa akagira icyo avuga. Ni ukuvuga buri mu mibereho ubuyobozi ubona ko systeme politique iriho mu gihugu ni yuko uvuga n'uvugwa, umugenerwabikorwa n'umufatanyabikorwa bagira ijambo ringana mu biri gukorwa, uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa. Byose nibyo muzi. Natwe rero gahunda yacu nuko ikiganiro tuzajya dukora, tuzadushyiraho uburyo ku buryo tugenda tuganira, wenda tukamenya topic y'uyu munsi ni iyi ngiyi nk'itangazamakuru. Ibyo twabitegura neza cyane ariko tukabiganiraho twese tukagenda tubyunguranaho, kuko imwe muri kote nashimye ya Pierre Lumumba, umunyamategeko w'umunyakenya impirimbanyi muri politike, yego ni impirimbanyi se buriya akunze kumvikana atanga ibitekerezo muri politike nyafurika. We avuga ko
gutanga ibitekerezo cyangwa se ubwenge ntabwo ari umwihariko. Aravuga ngo the wisdom is not a privilege of anybody. Ni ukuvuga buri wese rero yagira icyo avuga ku biba bivugwa, yagira abafite icyo yavuga kubiriho. Byaba bivuze rero ko ubwo ngarutse mwahangaha, byaba bivuze ko presidente wa Njyanama iriya baruwa yo gusaba meya wa Rusizi, araza kumbubara ndi gukoresha izina rye kuruta umwanya we, yakoresheje umwanya wa meya wa Rusizi, yatumiye meya wa Rusizi amusaba ibisobanuro nk'ahari ubwe. Ababivuga bakavuga bati bashobora kuba banafitanye utubazo twabo dushingiye kuri akoroshaje bagiye bagirana mu kazi byabo ubwabo, byashoboraga gukemuka internally cyangwa se personally bakaganira ariko bitagombye kujya hanze. Gusa iyo byananiranye no kubigenda nyine. Hanyuma rero ngiriya baruwa yaba yarayimwandikiye en tête ya presidente Beatrice Uwumukiza. Abatirira madamu w'Umukiza yaraherutse kwandikira meya Kibirigi ibaruwa imusaba ibisobanuro ariko ikanamushinja ibyaha byanamucishaga umutwe. Amakuru ava Rusizi avuga ko imiyoborere y'uyu mugore ariko yanditse umudamu ariko yego, amakuru ava Rusizi avuga ko imiyoborere y'uyu mudamu ariyo ntandaro ya byinshi mu bibazo nyobozi y'akarere ndetse by'umwihariko kuri meya Kibiriga bahura nabyo mu kazi ka buri munsi. Andi makuru akaba anavuga ko binashoboka ko atari bugende wenyine. Amakuru naje kumenya nuko Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu iki kibazo yari yakimenye ndetse nakiganiraho, ariko mu kukiganiraho mu by'ukuri bakaba baragihaye umurongo bakabona ko nta kibazo kindi kiremere, bakabona ko nyine meya ikibazo cya meya no ikibazo kiriya baruwa yandikiwe meya cyaba gishingiye ku bibazo abantu babiri bagirana. Ubwo ariko nanjye mo hagati nigeze kwandikira uyu presidente w'inama njyanama, naje kumwandikira ibaruwa ndamubwira nti muraho, nitwa Jonathan Ndu, umunyamakuru wa BNB FM Umwezi, mwadufasha kumenya kuri iyi baruwa ya meya Kibiriga yiswe yo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ibaruwa nayimwandikiye kwa kabiri, noneho nako iyi message nayimwandikiye kwa kabiri, aransubiza bukeye bwaho kwa gatatu arambwira ati mwiriwe neza, ukuri kwibaruwa ye ni ukuzi. Muramwumva? Ukuri kwibaruwa ye ni ukuzi. Icyo twizeza abanyarwanda nuko ibyo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amaze kubaka mu bumwe bw'Abanyarwanda ntawe uzabisenya tureba. Icyo byasaba cyose murakoze. Nanjye ndi murakoze kubera ko nubundi yari yanyandikiye ikiganiro twari twaraye tugikoze kuri radio kubadukurikiye. Ibaruwa twari twazisomeye abantu nyine nk'ikibazo kiri Rusizi ariko tutagiye in deep, ari naho twaje kumenyera amakuru ko nubundi ngo abo bamwe muri njyanama y'akarere ka Rusizi bari barakoresheje imbaraga zose kugira ngo izibaruwa zigere hanze, zigere mu itangazamakuru, birananirana. Babonye bidakunze baca inzira ya bugufi bakoresha social media. Niyo nzira ya bugufi rero social media muza kazo kandi burya ziranyaruka. Nushaka kumenya umuvuduko social media ikoresha uzarebe papier jaune isohotse, urebe cyane cyane yari yayindirimwe amakuru afatika, urebe umwanya bifata ikugezeho, inageze kuri stati nibura za contact ufite kuri WhatsApp, contact WhatsApp ufite ikugezeho, uzajya uhita ureba kuri stati za WhatsApp, urebe uburyo nibura mu bantu batanu ba mbere muri batanu ba mbere ufite, urebye kuri liste yuko baposting batatu baba bapostinze kandi wari bukiyibona. Nibwo umenya umuvuduko rero wa social media ikoreraho, niwo bakoresheje. Niwumva n'iyi message ya presidente, message presidente yanyandikiye, urumva ko harimo katena mu by'ukuri. Ibaruwa ukuri kwibaruwa ye ni ukuzi, kandi ibaruwa tukabona ko yanditswe nka equipe, yanditswe n'akarere kurutameye. Atariko naho biruko ibyo Perezida Paul Kagame yubatse muri iki gihe ntawe uzabisenya tureba. Icyo byasaba cyose twagikora. Bimwe mu bibazo abayobozi bo mu nzego z'ibanze bajya bahura nabyo nababwira nuko buri muntu wese ugiye kubirandura mugenzi we
cyangwa se ugiye kumukorera ishyiga rishyushye abanza kureba ingingo zimwe na zimwe no gusasira perezida wa repubulika, ibyagezweho ubuyobozi bw'igihugu, perezida wa repubulika, yarangiza agakora dega zinyuranye mu by'ukuri ahubwo n'umurongo igihugu gifite, cyangwa se mu ndangagaciro umukuru w'igihugu yigisha abanyarwanda n'ibyo atoza abanyarwanda n'ibyo abasaba gukora. We yaravugaga ati ibyo byasaba byose twagikora. Ukabona ko na mbere nabasubiriyemo imwe muri message yigeze kuva muri njyanama y'akarere ka Rusizi, iyi baruwa imaze gusohoka ayoherereje umuntu, aravuga ati yewe, ati turamukize, ati wa mugabo turamukize twari twaramubuze. Ibi nibyo mwagiye mwumva. Kibaza rero, ese kabana mukorana mwagera ko kubana kwabo kwiza bahugurana, mwahuguranye niba hari ikibazo. So ibyo rero nibyo byose biri kubaho. Ubwo ibisigaye nukunira akaza kuva muri njyanama iteraniye mu karere ka Rusizi tukamenya ikiza kuba, gusa situation actuelle nuko imeze. Ibindi rero nukuza kubitegereza tukareba iyo biza gushya bishyira, ese uyu president wa njyanama ari bugende wenyine, madamu w'umukiza Beatrice ari bugende wenyine, afite abandi bari bujyane, ese Kibiriga warabirokoka. Gusa amakuru mfite nuko muri minu bumwe ngo baba barabihaye umurongo. Ikindi kandi uyu meya wa Rusizi nanone ile docteur, ariko bimwe mu bintu yakoze ariko n'abamubanjirije barabikoraga, ariko ukabona ko yashyizemo imbaraga. N'ejo bundi muri iki cyumweru, mu cyumweru gishize nibwo nabonye iyo nkuru kuri RBA bayikoze, bagaragaza ko bamwe mu baturuka i Rusizi babi Kigali hari imisanzu bajya bakusanya yo kujya gushyigikira abanyarusizi batarikura mu bukene, bakabubakira inzu zigezweho, bakabatangira mituweli, imisanzu mu bindi bikorwa akarere kaba gafite. Ni abandi baturuka i Rusizi ariko batuye i Kigali. Numvaga ko niba ari miliyoni ijana sinzi n'imisaga ingahe yari yateranije, ariko ukabona ko wabishyiramo imbaraga agakora ibishoboka byose, nyine ikintu cyose cyateza imbere akarere. Andi makuru nagerageje guhamagara i Rusizi ndi kugira menye, ndi kubaza ariko meya wa Rusizi ubundi uretse kuba ari kuvuga gutya muri njyana, mwebwe mubibona gute nk'abaturage? Ariko nashatse umuturage ushobora kuba yagira ishusho ngari nyine. Noneho mvugana n'umwarimu muri école secondaire yigisha muri cycle supérieur, ndavuga nti ukureba ubona ibintu bimeze gute i Rusizi. Aravuga ati yewe, Kibiriga yavuguruye ibintu, atugeze i Rusizi rwabona koko hayobogwe na docteur. Ati wenda harimo ibitaruzura 100% n'ubundi emyaka inamaze, ngira ngo batoye mu 2020 niba atari 2021 ahubwo. Avuga ati rero imyaka 3 ingahi namaze 3 ntabwo ariyo yaba maze kunonosora mw'ibintu. Ati nk'igisata cya education kiracyari mu tubazo, atariko bitavuze ko mu by'ukuri meya atakoze. Reka ndekeraho rero, nari bavuga neza Jonathan, ibindi nukuza kubitegereza mugumana na Iwacu Info. Nyagasana badabageze. Yavuze kandi igitekerezo cy'uko dukwiriye kujya twongeraho ingabo z'inkeragutabara. Nanjye ndumva nemeranya nawe. Hari igihe abantu batekereza ko inkeragutabara ari abantu badafite agatege banegekaye. So ntabwo ariko bimeze, kuko ubu ngubu